Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane. Imana irakoze kongera kudusohoreza uyu munsi, cyangwa se kongera kutugeza kuri uyu munsi mukunda muri benshi, ariko natwe dukunda. Umunsi hacaho ikiganiro kivuga butumwa bwiza hano ku Radio Country FM. Rero dushimiye Imana cyane iba yaturinze muvandimwe. Yego. Ariko nabwo ikarinda n'abadukurikiye bose, kuko nanone itabarinze nta ikiganiro ntago twakabaye tugikora. Nese waganira n'abahari kuko bisaba ngo nanone tuganire namwe mwese muri kutwumva. Rero niyo icyo gituma tuba tubanje gushimira Imana iba yaturinze, ariko namwe ikabarinda. Ariko tunashimira abadukurikiye bose, abakunzi b'ikiganiro Ijuru ntirikorerwa, ikiganiro umuntu wese ubundi yakabaye yumva. Umuntu wese wumva ushaka kuzajya mu ijuru, wumva afite inyota yo kuzabana n'Imana iteka ryose, umuntu wumva yumva kuba mu ijuru ari byo byiza, barya abantu bakorera ijuru, umuntu uhihibikana, umuntu akarara mu mazi yabaza Imana n'ibizina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, akwiye kumva icyo kiganiro. Umuntu wese ukibaza niba nyine izina ryanditse, hari n'ababiririmba akavuga ati mbese izina ryanjye riranditse, umuntu kumva ari kubibaza. Umuntu akumva ari murungabanga baribaza ati ese k'ijuru rizagibwamo n'umuntu w'intungane, nkaba mbona abantu turi abanyabyaha, ese umuntu yazarijya mwate? Rero abo bantu bose ntekereza ko n'abatwumva hakurikije ubwiza bw'iki kiganiro ubundi buri muntu yakaba yacyumva. Yego. Buri muntu wese yakaba yacyumva. Ariko basi dushimiye nanone ab'Imana iba yahaye kugikurikira. Dushimiye Imana iba yahaye kugikurikira, ariko nubwo tukanashimira Imana abandi bantu cyangwa se abandi bene data Imana yakijije, abasobanukiwe ibyo tuba turi kuvugira hano ku iradiyo, bagasobanukirwa ibyo abantu benshi bibaza badafitiye igisubizo. Yego rwose. Ibyo bintu abantu bibaza nibyo nyine twari tuvuze, byo kwibaza uburyo ki umuntu yazajya mu ijuru. Umuntu yatekereza ko Imana ari yera n'ijuru ari iryera, hazajyamo n'umuntu wera. Umuntu yakireba mu ngeso agasanga harimo amakosa, bigatera umuntu ubwo bakibaza ati ese Yesu aje byagenda ute? Ariko nanone dufite bene data Imana yahishuriye uburyo ki umuntu ajya mu ijuru. Yego. Dufite abavandimwe Imana yagize intungane. Ibyo jambo tubivugiye kwizi mikoro, nongera kumva uburyo ki abantu batwumva umubare munini bahita bibaza atari koko ni gute umuntu abintungana gihumeka? Umuntu abintungane yambaye umubiri. Ni gute umuntu wambaye umubiri abasha guhehera akavuga ngo ndi intungane? Birashoboka rero, birashoboka ni kujya Yesu yavuze ngo ni ibidashobokera abantu, ariko Imana ikabishobora. Ariko Imana ikabishobora. Kuko niyigira umuntu intungane. Yego rwose. Nta muntu wagira undi intungane. Kuko nta muntu wagira undi intungane. N'umuntu akaba atakwigira intungane. Yego. Mu bantu ntibyashoboka. Ariko Imana ibasha guhindura umuntu intungane iyo yabishobora. Yabishobora. Yaranabishoboye kandi. Yarabishoboye. Ni nayo makuru tuba tuzanye guhereza abatwumva. Rero bene data bose Imana yakijije ibahishuriye uburyo ki umuntu abintungane. Turabasuhuje ni benshi, aho bari impande enye z'isi, bene data bari mu Bugarama batwumvira kuri Simerwa, abari muri Nyamasheke tutarondoye amazina, abari Kigali abavandimwe bacu, abari inaha iwacu nanone. Hari n'abari hanze y'igihugu. Hari n'abari hanze y'igihugu. Muri Kongo bajya batwumva. Yego. Abo bose nanone turabasuje mu izina rya Yesu. N'umuvandimwe Kasiyani Papa Divine,
nanone yadutumye intashya ku bavandimwe bose ntekereza ko abamuzi ubwo bahise banamumenya ariko abakiranutsi bose bumva iki kiganiro yadutumye ngo abakiranutsi bose batega amatwi iki kiganiro ngo arabasuhuje mu izina rya Yesu. Izo ntashyo nawe turazitanze. Imana nyine ishimwe ko iba yadushyikije kuri uyu munsi kugira ngo tugomeze tuganire na cyane ko muvandimwe iyo tuvuziye kuri izi mikoro ko ijuru ridakorerwa umuntu amaze imyaka myinshi arikorera ayikanga hari n'igihe umuntu abyumva kumva ni nk'aho bwo bwa mbere abyumvise umuntu akavuga ati se ko maze imyaka myinshi nkora none hakaba haje ikiganiro kivuga ko ijuru ridakorerwa ibyo ni ibiki ariko impamvu nyine ijuru ridakorerwa ni uko umaze igihe kinini urikorera ukaba utararibonye tuba tuzanye rero inkuru ivuga ko ridakorerwa kugira ngo uve mu rungabangabo we kugumya gukorera ibintu bidakorerwa hato waguma gukorera ijuru kandi ridakorerwa ntuzaribone ukageza n'igihe cyo gupfa ukaribura ubundi urikorera ntazaribona ariko uwemera kuryakira adakoze azaribona kandi araribona yego abantu bahita bibaza rero nk'uko wari uvuze uwemera kuryakira adakoze urumva ko noneho umuntu yaribona ntacyo akoze bikemera ariko nanone nubwo umuntu yaribona ntacyo akoze hari abatwumva bakanatwumva nabi si uko nanone riciriritse si uko riciriritse ijuru rirahenze ku rugero rw'uko hari uwakoze ari we Kristo Yesu yarakoze bimusaba urugendo rwo kuza aha ku isi avukira mu kiraro agira imyaka myinshi araha ku isi ibaza aho byamusabye n'ibyo bivanze n'amaraso byamusabye gutotezwa aribwa n'inzara iminsi 40 mu butayu atarya kwemera kujya ku musaraba agaterwa icumu akambikwa ubusa akamanikwa ku giti ku manywa y'ihango ndenda kuvuga ko nubwo ridakorerwa ariko hari uwakoze kugira ribone yego hari uwakoze hari uwo byaguye hari uwo byavunnye hari aho byageze Yesu aravuga abwira Imana ati data noneho niki kikundekesheje niki gitumya ntaro Yesu yavuze ati none se ibintu ko bikomeye tubu nta by'igikombe cyandenga ariko arongera avuga ati basi nibibe nkuko nshaka ahubwo ube nkuko Imana ishaka uko Imana yashakaga ni gute rero nuko kitari mu murenge yego rwose ahubwo akakinyweraho ibyo bisharira byose akabyirangoza yego rwose rero Kristo Yesu niwe nyine Imana yagize incungu nanone y'abanyabyaha niwe rero waje mu isi atunganya ibintu nkuko Imana yabishakaga hari uburyo Imana ubundi yashakaga umuntu kugira ngo ajye mu ijuru yashaka ko umuntu yatungana ariko mu muntu bitabamo yego umuntu arabigera niyo mpamvu nawe ujye ubigerageza ukabona gutungana ntibyemera tujya tubisobanura kenshi ariko tuba tugumya tunabivuga kubera ikibazo umuntu yagize uhereye muri kavukire umuntu avukana icyaha cy'inkomoko kimutera gukora ibyaha bishaka atanabishaka yego iyo rero ugerageje gushaka gukosora ibyo bintu ugenda wihana ibyo ubona wakoze ugasigarana ikibitera ikibitera ni icyo wavukanye kikugendamo kikabamo cyitwa kamere y'icyaha kamere rero ikubamo ku buryo utayijugunya yego ni nayo mpamvu ubundi bigumye gutyo warimbuka byasabye Imana ko igukunda urukundo rukomeye ikohereza Kristo mu isi ni nacyo twanavugaga araza amena amaraso Imana yari yaravuze ko igihano cy'umunyabyaha ubundi igihano gikwiriye umunyabyaha n'urupfu kandi urupfu rubi rw'iteka gucirwaho iteka ariko Imana ishimwe Kristo Yesu araza yigabiza urupfu rw'umunyabyaha araza yemera gupfa urupfu rw'umunyabyaha noneho urupfu ruraba amaraso arameneka wenda muvandimwe reka dusome amagambo make tuyaganire n'abatwumva yarebe mu rwandiko Paul yandikiye Abaheburayo turasoma wenda 200 gusa twihute urwandiko rwa yandikiye Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 21 na 22 Abaheburayo igice cya 9 duhere ku murongo wa 21 aravuga ngo Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 21 nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso yego kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose
byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. yego hano muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo hanyuma kandi ayo maraso ayuhagiza ihema n'ibikoresho byose by'imihango mitagatifu. Bityo nk'uko amategeko abivuga, hafi ya byose bisukurishwa amaraso, maze ntihabeho kubabarirwa ibyaha hatabanje kumenwa amaraso. Yego. Imana ishimwe cyane uvandimwe. Twariho dukomeza gushimira Imana ko hanyuma yuko icyaha kibaye mu isi cyangwa se icyaha cyokamye umuntu bishingiye muri kavukire, icyaha twavukanye, kuko nacyo abantu bagiye bacyumva cyane kuko ni nacyo gitera ingorane nyine. Uwitwa inyoko muntu wese yakoze icyaha ntiyashyikira ubwiza bw'Imana, niko Bibiliya ivuga. Icyo cyaha rero umuntu avukana kigutera kuba umunyabyaha ubishaka utanabishaka. N'igihe waba wumva udashaka kuba umunyabyaha, ikimenyimenyi niyo udashaka gukora ibyaha ubyisangamo, wumva utabikunze. Pawulo ari kubyandikira Abaroma yaravuze ngo nshaka n'ubundi gukora ibyiza, ibi bikitangurana. Ahandi Pawulo ari kubyandika yaravuze ati none se ati ko njya nkora ibintu ndashaka, ibintu nshaka ntaba ari byo nkora, ubwo ni ikihe kibazo nagize? Biterwa n'iki? Kubera iki njya nkora ibintu ndashaka? Ahari n'abatwumva nabo bajye banabyumva neza. Ese kuki wanga ibyaha ariko ukabikora? Buriya tujya tuganira n'abantu benshi n'abatwumva barabizi, n'abantu benshi pe badakunda ibyaha. Ntabwo abantu bakunda ibyaha vrema. Ariko none umuntu yakibaza kuki ibyaha wanga ujye ubikora? Kuki ibyaha udashaka wirota uruvuri kubikora? Impamvu Pawulo ari kubyandika yaravuze ngo abivumbuye, kubivumbura wenda turasabira n'abatwumva nabo bajye bavumbura icyo kintu. Umenye impamvu ujye ukora ibyaha utabishaka, umenye impamvu wumva ushaka gukora ibyiza, ibi bikitangurana cyangwa se bikitanga imbere. Pawulo byandika rero yaravuze ngo impamvu ngo ndayimenye, ngo ni impamvu y'icyaha kimbamo. Kumbi icyaha kiba mu umuntu avukana kigutera gukora ibyaha ubishaka utanabishaka, ubu uri inkorera gahato y'icyaha. Rero icyo kintu gutyo ubundi umuntu yarimbuka. Umuntu gutyo birahagije ko umuntu arimbuka akajya mu muriro utazima. Iyo rero ushatse kubikosora, ukosora bya bindi byeze ku cyaha uvukana, kuri kamere y'icyaha ufite, ukosora ko watukanye, ugakosora ko wibye cyangwa ko warwanye. Ariko se kikibitera kikirimo, kikibigukoresha kikikubamo, ndi wumva ko wihana ko watukanye, ukihana ko warwanye, ariko ikibyera kikaba kiracyarimo. Ni nayo mpamvu nta bishyashya biza. Uhora wihana usubiramo bya bindi wihanye ejo bundi n'ejo ukabyihana, n'ejo bundi umwaka ugashira undi ukaza. Ni ikimenyimenyi cy'uko ufite ikintu kibyera. Ubwo ujya wihana ibintu bitagushiraho, ufite icyaha kikuba mu byeraho. Yego. Rero uko kuntu wazatagangara, urabyihana n'ejo ukabyihana, ukaba ntubikunze bikagaruka, ukagira gutya ukarakara utabiteguye. Nuko umuntu akoze, umuntu aremanye icyaha ku rugero rw'uko utabyihana ngo bigushireho. Nanone rero inkuru nziza tuba twazanye nivuga ko ibyo bintu utabikosora ngo byemere. Iyo rero umuntu akwigishije akakwigisha ko uzakosora ibyo bintu bigakunda, abakubeshye. Ikimenyimenyi nawe ntaba yarabikosoye ngo byemere. Niyo mpamvu Yesu yavuganye n'abafarisayo, abigisha b'amadini. Abafarisayo ni abantu babwira abantu ibintu bakora nabo batabishoboye. Ubundi umufarisayo nicyo bisobanura, kaguteye kuko ukora ibintu kandi nawe byaramunaniye. Umufarisayo ni umuntu ukubwira ngo kiranuka mu ngeso zawe ubintungane, nawe atarabishoboye. Ubundi umuntu kwigisha ngo ubintungane yakabaye ariyo. Umuntu agahagarara akakubwira ngo si intungane, yewe akanakubwira ngo ntayibaho, ariko wowe akakwigisha agusaba ngo kiranuka utungane. Unanitunganyije ki ahubwo? Ubwo se bari kugusaba iki? Niba gusaba ibintu atashoboye, ntiwumva ko ari umufarisayo. Yesu ari kubabwira ngo muzabona ishyano, ngo kuko ngo mufata imitwaro idaterurwa, namwe mudashoboye guterura, utatunga n'uruto, utatukozaho intoki zawe ugashaka kuyikoreza abandi. Icyo ni ikibazo gikomeye, umuntu ibintu atashoboye agashaka kubibwira abandi. Rero niba iyobokamana ryose rikwigisha ko wakora neza ukazajya mu ijuru, iryo yobokamana rirapfuye, siryo.
ahubwo si no kuyoboka Imana ahubwo no guhunga Imana. No guhunga Imana kuko ugerageza gukora aho gukora ibyo Imana ishaka ugakora ibyo idashaka. Yego. None se ubwo wabankoreye ibyo ndashaka ukampinguka imbere gute se nyine? Ahubwo bihera ko biguhungisha hondi. Yego. Bihita biguhungisha ahantu Imana iri. Nyamara hari ukuntu Imana yabigenje yakwemera. Hari ukuntu Imana yabikoze yakwemeramo. Iyo rero ushaka kugira ngo ukosore ingeso zawe uzajye mu ijuru, bihita byumvikanisha iki? Byumvikanisha ko utazi ikibazo nyirizina ufite. Ikibazo ufite ni icyo muri kavukire, ni ikibazo cy'icyaha kikubamo. Kandi icyo ikintu kinatangaje nta nujya anakihana. Wihana ibyo ujya ukora ariko ikikubamo ukagumya ukakigendana. Nyamara nicyo cyera ibyo ngibyo nyine. Ntiwakwihana uwo uriwe. Ntago wakwihana uwo uriwe. Nta n'ikindi wakora, ntako wabigenza. Ariko nyamara tuba tuzanye inkuru nziza ivuga ko hari ukuntu Imana yakugenjereje. Hari urukundo rukomeye Imana yagukunze. Twihuse rero aho dusomye, twahereye ku murongo uvuga ngo mwisezerano rya kera ngo hari ibikoresho ryabaga ku ihema. Hari ibikoresho bitagatifu byakoresherezwaga Imana. Ngo nabyo kugira ngo ibyo bikoresho bihumanuke byasabaga ko bihumanuka hakoreshejwe amaraso. Babihumanuraga bakoresheje amaraso. Murabona amategeko Imana yahaye Mose kuzanira abantu, nayo kugira ngo Mose ayashyikirize abantu byasabye ko Mose amaze kuyabwira abantu ngo yarabanje ayamishaho amaraso, na yarabanza yahumanuza amaraso. Imana yashushanyaga iki? Isezerano rya kera rigenda rigaragaramo amaraso. Ni birebire ntituri bivuge byose, ariko icyo turi buvuge nyamukuru nuko ibintu byose ibyo bikoresho byakoresherezwaga Imana, ibyo bikoresho kugira ngo bibe bitagatifu byahumanurwaga hakoreshejwe amaraso. Wenda abatwumva bagiye banasoma isezerano rya kera cyane. Ubundi mu isezerano rya kera kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha byagenda gute? Ni gute byagendaga kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha nabyo by'umwaka umwe? Byasabaga ko uzana igitambo, ukazana igitambo kizira inenge, ukakizana ubundi umutambyi akagifata akakica, akagikirira amaraso nyine akameneka. Impamvu y'icyo gitambo kwari ukugira ngo amaraso ameneke. Amaraso asobanura iki? Asobanura ko urupfu rubaye. Yego. Noneho Imana yageneye umunyabyaha igihano cy'urupfu. None igitambo kiraje baragikereye gipfuye mu mwanya wawe. Amaraso Imana yashakaga aramenetse. Ibyo bintu mu isezerano rya kera ngo igitambo cyatwikiraga ibyaha by'umuntu umwaka umwe. Cyabaga gifite garanti y'umwaka umwe. Imana ishimye ko byari igishushanyo. Cyari igishushanyo. Imana biravanga Imana yateguye Kristo Yesu kera isi itararema. Ni ku mutima w'Imana rega nubwo Imana yabatumaga igitambo inuma, intama cyangwa ihene, ariko ku mutima w'Imana hariho kuzakiza abantu mutagangara. Na cyane ko ibyo bintu by'ibitambo by'intama n'ihene n'ibindi nk'abanyamahanga nkatwe abanyarwanda ntabwo twari tunabyemerewe. Twari guhorera nabyo. Ubwo twe twishimira igitambo noneho Imana yohereje, kuko cyo noneho cyaje Kristo Yesu aje, noneho yabaye igitambo gikuraho ibyaha, noneho byaba ari mu isi. Noneho saba Isiraheli gusa. Noneho ni igitambo. Ubwo nk'abanyamahanga twakabaye twishimira igitambo cya Kristo kurusha abandi bantu. Ubwo ni irindi sezerano Imana yasezeranije abari mu isi. Yego. Kuko isezerano abisiraheli bari bafite ryo koroswa cyangwa gutwikira ibyaha byabo. Yego. Nari amatungo. Yego. Noneho abatuye isi bose bahawe Kristo Yesu kugira ngo bejeshwe amaraso ye. Yego. Rero icyo turi kuvuga hari kugenda hagarukamo amaraso. Amaraso kubera ko Imana yavuze ko igihano cy'umunyabyaha ari ugupfa cyangwa se ari urupfu. Bishatse kuvuga ngo Imana yo ntiyakisubiraho. Yarabivuze, kuko niba igihano cy'umunyabyaha ari urupfu, tukaba twese twarakoze ibyaha ntidushyikire ubwiza bw'Imana, ubwo icyo gihano cyo kigomba kuba. Uko byamera kose kigomba kuba. Ariko inkuru nziza rero ivuga ko hari ukuntu Imana yafashe umunyabyaha imushyira muri Kristo imwiciramo. Imana yica umunyabyaha. Burya niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo Yesu yaramfiriye. Ubuvuze ko Imana yagufashe igushyira muri Kristo kwiciramo. Igihano cy'umunyabyaha kiba kirabonetse. Amaraso ariko nabwo araboneka. Imana ishimwe aho twasomye
ku murongo wa 22 twihuse kubera ko n'igihe kiba kirimo kugenda kuko twabonye ko mu isano rya kera ibintu byose byahumanurwaga bakoresheje amaraso. Hari ukuntu mu isano rya kera Imana yashatse kurimbura muri Egiputa, ishatse kuharimbura nanone ariko nabyo byari igishushanyo. Irangije ibwira bene data b'Abayisiraheli irababwira ati kugira ngo ntazabarimbura ati dore ukuntu bigomba kugenda, nimufate umwana w'intama mu mubage, amaraso muyafate muyasige ku miryango, muyasige ku nkomanyirizo z'imiryango. Imana irabwira ati mfite gahunda yo kuza kurimbura aho mu Egiputa, ariko nabwo dore kugira ngo mutazapfa nyine namwe mutazarimbukana n'Abanyegiputa, dore ukuntu muzabigenza. Turi kuvuga ikintu gishobora gutuma utarimbuka, turi gusobanura ikintu cyagukiza kurimbuka. Imana ibwira bene data b'Abayisiraheli irabwira ngo ayo maraso nimuyasige ku miryango. Umurimbuzi uzaza aje kurimbura Abanyegiputa naza wazaza areba inzu iriho amaraso, n'amaraso gusa, inzu iriho amaraso ntazayikoraho, ariko ahatari amaraso hose azaharimbura. Umuririmbyi abihishuriwe yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse. Aregaga turi kuvuga ko wizeye Kristo Yezu, amaraso ya Kristo yakubarwaho nawe umurimbuzi akakunyuraho. Byasabye ko umurimbuzi aje kurimbura mu Egiputa yaje areba amaraso, inzu iriho amaraso bose arabihorera. Aha rero ku murongo wa 22 aho twasomye havuze ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihariho kubabarirwa ibyaha. Ubwo amaraso atamenetse ntabwo ushobora kubabarirwa ibyaha. Muvandimwe biba bitangaje iyo umuntu atekereza ko hari ubundi buryo wababarirwa mu icyaha. Hari abantu bitekereza bavuga ati wenda nabibwira mugenzi wanjye, namubwira ibyaha nakoze nawe akabimbwira tukababarirwa. Bibiliya iravuze ngo amaraso atavuye, amaraso atamenetse ntago hariho kubabarirwa icyitwa icyaha. Ayo urupfu rutabayeho, yego icyaha cyagumaho. Kugira rero Imana imara icyaha imbere yayo, yego, nuko urupfu nyine rubaho, yego, hagapfa nyine utuwemo nacyo, yego, nyiri icyaha. Hari uwigeze avuga ati iyo ushatse kwirukana imbaraga ahantu, nimba imbwa arizo zizana imbaraga ahantu, ntabwo ufata imbaraga ngo ujye uzitora ku mbwa, ahubwo ufata imbwa ukayirukana aho ngaho rwose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyaha aho gituye kugira gisibangane nuko urupfu rubaho. Yego, nuko urupfu rubaho. Rero urwo rupfu turi kuvuga ni urupfu rwa Yesu. Yesu Kristo yaje mu isi, araza yambara kamero k'umunyabyaha, araza yambara umubiri kugira ngo ibyaha byawe bibone aho bifata. Kristo Yesu ibyaha byawe byose bimaze kumufataho, aremera apfa urupfu wagombaga gupfa. Amaraso Imana yashakaga arameneka. Amaze kumeneka rero icyo Imana ishaka ku muntu nuko umuntu yizera ibyo Imana yakoze kuri Kristo. Iyo byizeye rero amaraso ya Kristo ahita kubarwaho. Iyo akubazweho rero ntabwo uba ugipfuye, kuko biba bigaragaza ko hari uwapfuye mu mwanya wawe. Urupfu rwa Kristo rukubarwaho. Yesu wabaye icyaha, erega Imana Yesaya yarabihamije ngo Uwiteka ngo yamushyizeho ngo gukiranirwa kwacu kwese. Noneho ngo igihano cyagombaga gutuma ngo ngiye mbona amahoro aba ari we ugihanwa. Ubwo igihano twari buhanwe, Kristo Yesu niwe wagihanwa. Kandi bavandimwe nyine nk'abavandimwe batwumva barumva bashima Imana, ariko n'umuvandimwe turi kumwe kubera ko ababyumva mushima Imana, ariko n'abatwumva nabo tubasabira ngo Imana ibahe kubyumva. Iyo uvuze ko Kristo Yesu yagupfiriye, burya ubu navuze ko ari we gitambo gikuraho ibyaha byawe. Yego, kuko ubundi nk'uko kera hasabwaga intama, hagasabwa ihene cyangwa inuma y'intumwa, ubu noneho ntago Imana igisaba ibyo. Hari intama tutoroyerega, hari intama yateguwe n'Imana, hari intama yaje ivuye mu ijuru. Iyo ntama ni Kristo Yesu. Yohana mubonye yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho, Imana ishimye ko noneho wakuraho ndagatwikira, ahubwo we akuraho ibyaha by'abari mu isi. Abikuraho gutese, abyishyiraho. Yabyishyiraho akanahanwa igihano cyabyo. Ubundi Imana Yesaya yaravuze ngo Imana ngo yaramushenjaguye, ngo yaramukubise cyane iramubabaza, ngo ariko ngo yashenjaguriye ibicumuro byacu, yashenjaguriye gukiranirwa
kwacu. Rero amaraso atavuye witekereza ko hari ubundi buryo wababarirwamo icyaha. Amaraso rero akuraho ibyaha by'abantu ni amaraso ya Kristo Yezu, kandi ayo yaramenetse. Kugira ngo akubarweho rero birasaba kwemera ibyo byabaye kuri Kristo. Biragusaba kwizera Kristo Yezu, ukamenya neza ko Kristo urupfu yapfuye burya rwari urwawe, ukamenya ko iyo umuntu amwizeye igihano cyawe kiba kibaye kandi kikaba kuri Kristo, ugahita umenya ko utazaba ugihanwa. Kuko nanone iyo utekereza ko Imana izaguhana, iyo utekereza ko wajya mu muriro, bisobanura ko utazi Yesu, bisobanura ko utizeye Yesu. Uvandimwe, biba bitangaje umuntu kuvuga ngo nizeye Yesu ariko kongera akavuga ngo kujya mu ijuru ngo simbizi. Erega umuntu iyo yarangije igihano ahinduka icyo busanzwe. Nimba nabazweho icyaha, ndi umunyabyaha, igihano cy'ibyaha byanjye nkagihanwa, nimba ari imyaka runaka nzafungwa, cyangwa nimba ari ubwishyu runaka ngomba kwishyura, ubwo siyo ndangije kwishyura, ubwo mpinduka iki? Simba nkiri umunyabyaha, uhinduka umwere. Mpinduka umwere. Yego. Ubwo aho kandi muvandimwe aho ugeze ni naho tuba tuvugira ko umuntu yaba intungane bikemera. Impamvu waba intungane bikemera, Yesu yabaye umunyabyaha ku bwawe. Ndashima ukuntu Yesu ntiyageze akora icyaha na kimwe, ariko wowe utwumva Yesu kuki yahanwe igihano cy'abanyabyaha atarigeze akora icyaha na kimwe. Nkuko rero byemeye ko Kristo ibyaha byawe byose bimufataho agahinduka umunyabyaha atarigeze akora na kimwe, bitewe nuko abyemeye akabyishyiraho. Nawe iyo wemeye ibyo yagukoreye ko byari ibyawe, Imana ikugira intungane, Imana iguhindura umwere. Iguhindura umwere gute? Nuko yafashe ibyaha bye byose ibishyira kuri Kristo, ibimubaraho, iranabimuhanira, imuhana igihano cyawe. Nuko nguko umuntu aba umwere. Rero aho twasomye havuze ngo amaraso atavuye, ntago umuntu ashobora kubabarirwa icyaha. Niba utekereza ko hari ubundi buryo wababarirwa mu ibyaha, nta bundi buhari keretse amaraso avuye. Nabwo amaraso Imana ishaka si amaraso yoroshye, ni amaraso azira inenge. Amaraso azira inenge se urayakura he? N'aya Yesu. Hari abajya bibabaza bakibabaza ngahari ngo uwo mubabaro wabo wagira ibyaha ukuraho. Yego. Ariko umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo naho warira, ukicuza ukanababara, ngo ntibyariho ibicumuro byawe. Yego. Andi hari n'ahandi havuze ngo naho watanga umubiri wawe ngo utwikwe, n'ibyo ufite byose ukabigabanya abakene, ariko Kristo Yesu ngo utamufite n'ubundi ntibyashoboka. Ntibyashoboka. Uvuze ikintu gikomeye abantu bajya bakora. Uwo muririmbyi aravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara. Urumva ko uramutse ku mpamvu z'ibyaha ujya ukora birakubabaza cyane, bikubabaje ku rugero rw'ukurira. Urumva ikintu kibabaje umuntu bikageza harira kiba cyamubabaje. Uretse ko n'abantu bijya bibariza ibyaha kubera ko aba yakoze ikibi kandi atashaka kugikora, biramuriza, ndetse akanagira n'umuhati mwinshi wo kwihana no kwicuza. Hari n'uvuga ati ninzanongera ahubwo Imana izanyica. Akamera nko kakumwe wajya avuga ngo no kwihana umaramaje, ariko ngo ndicyavaho. Kuko aho haravuga uwo muririmbyi ngo naho warira ukicuza. Ubwo abantu bajya bicuza ibyaha, murumva ko nabyo ntabwo ari inzira. Ngo naho warira ukicuza ukanababara, ngo ntibyariho ibicumuro byawe, ngo nyamara ngo dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze, ngo ni amaraso ya Yesu masa. Masa bisobanura yonyine. Ubwo nta yindi mpongano y'ibyaha ihari keretse amaraso ya Yesu yonyine. Ayo maraso rero yaramenetse. Ubwo ikimana kugira ngo ayo maraso agukureho ibyaha bigusaba kubyemera. Ahandi Bibiliya ikabyita kwizera Yesu. Izere Yesu, wemere ko igihano yahanwe cyari icyawe, nawe ayo maraso ya Kristo Yesu agukureho ibyaha. Abavuze ngo impongano ikwiriye ibyaha, ijambo ry'Imana ryo rivuga yuko ngo ubundi ngo icyahindura impongano ngo ni ubugingo buyarimo. Yego. Kandi ubugingo buri muri ayo maraso ni ubugingo butigeze bukora icyaha, butagikora, butazigera bunagikora. Yego. Noneho bikumvikana, numvagamo cyane impongano y'ikintu ni nk'ikintu gishyirwa mu mwanya wo kugombora ikindi. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ikigomba kugombora ibyaha byawe bikuzanira urupfu ni amaraso ya Yesu
atarangwaho icyaha hubwo arimo ubugingo buhoraho kubera yuko nta cyaha gihari kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego. Ni ukuvuga ngo nta rupfu rwari rukwiye kuba kuri Yesu kuko atigeze akora icyaha. Yego. Ariko noneho kuko yishyizeho icyaha cyawe yemeye kumena amaraso ubwo kamvuge ngo yemeye kubura ubugingo bwe budakora icyaha ariko abuburiye kugira ngo abare wowe bufata kuko nawe yafashe ubwawe bwakoze icyaha. Ibyo iyo ubyemeye mu mutima ubwo bugingo bwa Yesu bukubarwaho ukaba ufite ubugingo buhoraho kuko nawe urupfu rwamubaye kubera yuko ibyaha byawe abifite. Kandi ubundi nubwo mutagiye uko niko kwizera Yesu. Kuko nanone abantu benshi imbaga nini bagumye bavuga ngo twizera Yesu ngo nanjye nizera Yesu. Ariko kwizera Yesu no kumenya ko ibyo Yesu yakoze byose no kumenya ko ugukiranuka Kristo Yesu yakiranutse ari wowe yagiriraga. Iyo ibyo bintu byemeye ukabyizera ugabanuka gukiranuka yakiranutse nkuko nawe ibyaha byawe byamufasheho bikamwinjiza mu rupfu. Iyo ibyo bintu byemeye Imana ikugira intungane mu maso yayo icyo gihe ubonye ijuru ukabona amahoro yo mu mutima ubwoba bwakubwira ko uzarimbuka bukavamo ukumva mu ijuru habaye iwanyu. Uko niko kwizera Yesu. Apana kuvuga ngo nizera Yesu ngo ariko ngo hari ubwo ngo nanarimbuka. Ntabwo bumwizera. Ntabwo umuntu wizera Kristo Yesu arimbuka. Mwongere mu bisome biravuga ngo Imana yakunze bari musiyani ngo bituma itanga umwana wawe w'ikinege ngo ariko ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubusobanuro bwo kwizera Yesu ni uguhabwa ubugingo buhoraho, ni uguhabwa ijuru. Iminota rero yagiye gatoya. Niyo mpamvu hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu bice ndumva ari 14 ku murongo ahari no wa 6 niho yavuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo nta wajya kwa data atari njye umujyanye. Ubwo no kuvuga ngo nta bundi buryo wajya mu ijuru atari ayo maraso ya Kristo Yesu abigezemo uruhare. Kuko ubwo nta kundi kuntajyana abantu mu ijuru nuko yemeye gupfa urupfu rwawe kugira ngo noneho niwizera ko yapfuye urupfu rwawe nawe ugabane ubugingo bwe. Ubwo nta yindi nzira ihari yo kujya mu ijuru. Ni Yesu Kristo wenyine ni ufite ububasha ni ufite ubushobozi n'ubutware byo kugeza abantu ku Mana. Bari kubyandika yaravuze ngo umuhuza w'abantu n'Imana ngo ni numwe ni Yesu Kristo. Numwe si ibindi bintu byinshi abantu bajya bashakisha. Si ibindi byinshi. Ubwo niba ushaka kujya mu ijuru biragusaba kunyura kuri Yesu. Yesu se bamunyuraho gute? Nuko umwizera. Nta kindi iyo utizeye Kristo urarimbuka. Rero reka dutange umurongo wenda tunasangira ijambo n'abatwumva. Ni 0782 44 21 25 kanyisubiremo 0782 44 21 25 Airtel cyangwa Tigo 0783 83 5 0783 83 5 naduhamagara. Allo mwiriwe. Nitoje nano kukarushariza. Yego. Ndabashimira ku kiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana mutegezaho. None rero ndi kwibaza. Allo? Turakumva cyane. Uriya ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Imirimo bavuga nk'iyihe mwatubwira? None se Theo wumvise Yesu atarakoze? Noneho ibyo Yesu yakoze bikubarwaho ubwo umurimo Imana ishaka wahesha umuntu ijuru ukabura ushohoje. Niyo mpamvu yavuze yuko bari babaje ngo ese dukora iyihe mirimo kugira tuzajye mu ijuru. Yesu bari babibajije yarababwiye ngo umurimo n'umwe gusa nuko mwizera uwo yatumye. Nta wundi watumye guhesha abantu ijuru uretse Kristo Yesu wenyine. Kandi yagombaga kuri bahesha agize icyo akora. Icyo yagombaga gukora nicyo twavuze. Noneho rero ibijyanye n'imirimo ibyo ngibyo ubusanzwe nta muntu ukora atabayeho. Kuko igikorwa gikozwe n'umunyabyaha kiba ari icyaha. Bisaba umuntu abanza yizere Kristo Yesu akurweho urubanza
ubwo naba atakibarwa nk'umunyabyaha, ubwo niho aba afite n'ibyo gukora bibasha kwemerwa n'Imana, ariko atabikora kugira ajya mu ijuru, ahubwo abikora kugira ngo n'ubundi arushaho kugumya kunezeza Imana. Birumvikana. Ntabwo ibyo umuntu akora ari bifitanye isano no kujya mu ijuru, ahubwo ni ibikorwa n'uwarangije kubona ijuru. Kandi Theo, ikindi kwizera, warubajije ngo kwizera kudafite imirimo ngo niba kutaba gupfuye, nyine kuba gupfuye ni nako Bibiliya ivuga, sibyo? Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Noneho kwizera kuvugwa na Bibiliya, kwizera kuvugwa n'ijambo ry'Imana ko kuba gufite imirimo nyine. Noneho kuvuga ko iyo mirimo ari uko kwizera, iyo wizeye niyo mirimo. Yego, kuko urumva ubundi imirimo iba mu kwizera. Urumva hari imirimo Kristo Yesu yakoze nk'uko umuvandimwe yarakubwiye. Iyo yose iyo wizeye Yesu urayegukana. Urumva ko imirimo iba mu kwizera. Ubisome mu Befeso haravuga ngo turi abantu Imana yaremye, ngo ariko turemera imirimo muri Kristo Yesu iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Urumva rero muri Kristo habamwe imirimo. Ahubwo umuntu uzumva kubwira ngo agira kwizera, ahubwo akavanga ari gushaka imirimo yo kukuzuza, ubwo agira kwizera kutagira ibikorwa. None se ikindi kibazo, bityo muri kutwigisha gutyo hari abantu baba bakora ibyaha, biba, basambana, akavuga ati nishake mbikore kuba nizera Imana nzajya mu ijuru. None se umuntu ashobora kugenda akavuga ati ndizera nubwo nakora iki, nubwo nakicuma cyangwa nkasambana, ariko kuba nizera Imana, uwo muntu azajya mu ijuru mu gihe atabyaye? Urumva Bibiliya ivuga ko abakora ibyaha ari abasatani. Yesu ntabwo ari umugabura w'ibyaha. Nuvuga ngo abakora ibyaha ni abasatani. Ntabwo umuntu yizera ngo hanyuma akora ibyaha. Erega icyazanye Yesu ngo ni ugukiza abantu be ibyaha byabo. Yego. Urumva ahubwo umuti wo gukira ibyaha ni ukwizera Yesu. Ahubwo impamvu ujya ubona abantu bagira ibyaha ni uko batagira kwizera. Naho ubundi iyo ushaka gukira ibyaha wizera Yesu, kuko Yohana akimubona yaravuze ngo ni intama w'Imana ngo ari gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mariya nawe akimutwite yarabwiwe ngo uzamwite Yesu ngo kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Urumva ntabwo umuntu yakira ibyaha atizera Yesu, ahubwo iyo ushaka gukira ibyaha urizera. Byumvikane ko abantu bakora ibyaha batazajya mu ijuru batitwaje ngo nuko bizera Yesu n'amaraso ya Yesu. Bibiliya ivuga ko abakora ibyaha ari abasatani. Yesu yumva, uri kunyumva? Yesu bizeye ntabwo akiza ibyaha. Bikumvikana rero ko ibindi baba barizeye bitabasha gukiza ibyaha, niyo mpamvu bagumya kwibonaho ibyaha. Kuko hari nk'umuntu uvuga ati kwizera kwe kukagushingiye kuvuga ngo ni ukuzajya ahora yihana. Noneho ku mpamvu z'uko azi kazajya ahora yihana, akaba ati ndakora ibyo nishakiye, ninza kugera hirya ndaza kwihana. Niyo mpamvu ubona uwo nguwo nyine aba afite kwizera ariko kubyara ibyaha. Ariko wizeye Kristo Yesu amukiza ibyaha bye. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma se mufite ahantu musengera nk'itorero bizwi ry'izina, mwatubwira nk'itorero musengeramo? Aho gusengera Yesu yavuze se ntuhazi? Yesu yavuze ko abasenga Imana by'ukuri batagera ahantu runaka hazwi ho gusengera, ahubwo ko bazajya basengera Imana mu kuri no mu mwuka. Gusengera Imana mu kuri no mu mwuka rero, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wa murongo twasomye mu bice 14 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani ku murongo wa 6, yavuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo. None ngo abasenga Imana by'ukuri bazajya bayisengera mu kuri no mu mwuka. Umuntu wizeye Kristo Yesu aba ari muri Kristo Yesu. Aho uri hose rero buri mu masengesho, ni we wanavuze ngo ari kubwira abamwize ngo mujye musenga ubudasiba. Hanyuma se umuntu ashaka kubatizwa wenda nkuko ndamufite hano muteranira, ubwo yabatizwa gute mu gihe nta hantu muteranira mu bwo wenda turamubatiza mu izina rya Data n'Umwuka Wera?
kubatizwa ni uguhamya yuko wizeye Yesu. Niwizera Yesu amazi ntuzayabura. Mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hose hari amazi. Wagenda ubwawe ukibatiza se? Banza wizere Yesu, abakubatiza wababona. Okay, murakoze cyane ku ijambo ry'Imana mutugezaho. Yego. Adiho ndi tunakire. Ntawuraza. Urumva abariho nyine baza ahantu dusengera. Ariko twebwe dusengera nyine twakira umuntu. Hello? Muri bande muherereye he? Ni abantu bakize Olivier Mberenge hano i Nyabihu. Nyabihu. Yego. Natwe ikiganiro cyari twacumvise rwose twagikurikiranye. Ariko n'umuvandimwe uvuyeho. Nyine nawe arabajije ngo mbese mushaka kubatizwa ngo yabatirizwa he? Mbese yakwibatizwa ubwe wenyine? Ariko ubwo ni uko mutama yonda aderese wenda aho yabatirizwa. Ariko icyo kibazo mfite njyana ni kubabaza ngo mbese idini ry'ukuri ni irihe? Nicyo wabazaga? Nicyo ndi kubaza. None se ubundi wowe hari iryo waruzi? Idini? Oya, iryo nzi idahwanyura n'iryo mwansobanurira bwo kandi kumenya ni byiza. Nta mwana wansobanurira nyine kugira nanjye ndyumve neza kuko tuzi ko ari amadini menshi. Kandi uramutse wumvisha idini y'ukuri ni nayo wabamo? Wahita tubona harimo amadini menshi. Wahita uva mu urimo ukajya mu iyo ngiyo y'ukuri? Numvise byacyo. Noneho urumva nawe iyo urimo ngira ngo ntabwo uzi niba ari y'ukuri? Oya, twese ubone baravuga ati tubacira abandi wenda ubanza. Tugomba kumaza twamenya uko tugomba nyine kumenya uburyo ngo dubacira undi mugenzi wawe urubanza kuko nawe nyine ngo mbese ngo ninde wabasha gutokora agatutsi kari mu jisho rya mugenzi we atamanje yitokora umugogo uri mu jisho ryawe. Yego, noneho reka duhite tugufasha wenda kugira tutorwa umwanya munini, reka tugufashe tugusobanurira idini y'ukuri iyo ariyo. Cyane kandi nacyo kibazo wari unabajije nyine. Noneho idini rero y'ukuri ihura n'ijambo ry'Imana. Yesu yarayivuze. Yaravuze ngo ni idini ibasha gufasha imfubyi ariko igafasha n'abapfakazi. Kugira ngo uze kubyumva rero neza biragusaba gutega amatwi ukabyumva neza. Abapfakazi n'imfubyi ni bande? Urumva? Iyo umuntu adakijijwe, iyo umuntu atarizera Kristo Yesu, aba ari imfubyi. Urumva? Kuko nta mana rurema abagira. Iyo wizeye Kristo cyangwa se iyo ukijijwe, Imana ikubera umubyeyi. Noneho rero iyo Imana itarakubera umubyeyi, uba uri imfubyi, uba uri n'umupfakazi. Imana itarakubera umubyeyi. Noneho rero idini y'ukuri, kugira ngo twihute, Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Avuga ko nta muntu uzajya kwa se atamujyanye. Yego, iyo rero ushaka kujya mu idini y'ukuri wizera Kristo Yesu. Iyo wizeye Kristo Yesu uba ukijijwe, ubaye umwana w'Imana, Imana ikakubera umubyeyi. Ukaba uvuye mu bupfubyi, ukaba ubonye umubyeyi nk'Imana, ukaba uninjiye mu idini y'ukuri. Idini y'ukuri rero nta yindi ni ukwizera Kristo Yesu, ukaba urakijijwe, Imana ikakubera umubyeyi, nawe ukaba umwana, ukaba winjiye mu idini y'ukuri. None subwo yego turakumva. None ubwo dufata nk'urugero abadeze, abagatolika, abaporoso, abayisilamu, mbega ubwo ayo madini yose ubwo nta kibazo upfa kuba bwo uzera bwo aya magambo mbwiye. Urumva amadini yo ni menshi, urumva harimo n'andi utavuze. Ariko twe icyo turi kwivugira hano, turi kuvuga inkuru nziza.
turi gutangariza abantu uko umuntu yajya mu ijuru cyangwa se uko umuntu yagera mu idini y'ukuri nk'uko nyine wari ubibajije. Rero uko umuntu yajya mu ijuru bisaba kwizera Kristo Yesu. Twe ntabwo dushingira ku madini iyo ari yo yose kuko nta dini rizajyana umuntu mu ijuru. Nta dini ryo gushobora no kuba mu dini nta n'imirimo ukora wenda akaba atakugezayo kuko ujya kuba mu itorero na Yuda nawe yabanye na Yesu ariko ntabwo yigeze nta nawe wanamugambaniye wenda ariko nyine ubwo nguko mugenzi wacu yabivuze burya ngo kwizera kutanagira imirimo kuba gupfuye natwe nyine ubwo hari amadini tubona n'amatorero menshi ariko ayo matorero yose nyine ariko ubona ngo twacira ngo urubanza ngo iri n'iri yego natwe ubona tuzareba idini tuzihitiramo turebe n'imirimo zayo n'ibikorwa byayo. urumva inshuti yacu, yego inzira ijya mu ijuru inyura kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe nzira yonyine rukumbi Imana yagennye abantu bazanyuraho bakajya mu ijuru. Ibyo amadini reka tubyihorera, ahubwo twirebera ukuntu umuntu ajya mu ijuru. Ahubwo n'indi nama nakugira wireba cyane ku bibazo by'abandi. Yego. Ahubwo reba ku kibazo cyawe n'Imana, nimba wumva mu mutima wawe nyine waba ufitanye n'Imana ikibazo cyangwa waba udasobanukiwe ibigendanye n'iby'ijuru, ubaze nk'uwibariza umere nk'uri gukiza amagara yawe, kuko numara gukira ni ukiza n'abandi. Cyambere Imana ishima burya Imana kuko yaduhaye umutima utabeshya n'ajyajya ngo ni umutimanama wawe nyine, umutimanama Imana yaduhaye. Nese umutimanama ukwemeza nyine yuko upfuye ubu wajya mu ijuru cyangwa wumva hari ibyo utaratunganya? Njyewe ndamutse mvuye twese turakora niho Dawudi yavuze ngo fata aho mu byaha niyo mama yambyariye. Kandi mu bwirizwa 7:20 havuga ngo nta mukiranutsi ku isi ubaho ndakoresha inasimuri. Rero natwe nyine turakosa, nje ntabwo navuga ngo nakwikira navuga naja mu ijoro. Oya, Imana ni ibizi byayo yonyine. Noneho rero ikiba kitubesheje hano ku bwanyu ni kubatangariza ko hari uburyo umuntu abasha kwizera iby'Imana yatumye umwana wayo gukorera bari mu isi, yabyizera akicara hano mu isi yambaye umubiri ariko azi yuko apfuye yajya mu ijuru. Niho Yesu yavuze rero yuko umuntu ngumwizeye ahabwa ubugingo buhoraho, ariko ngo utamwizeye we ngo abarangije gucirwaho iteka. Ubwo no kuvuga ngo wakwizera Kristo Yesu wapfuye urupfu wagombaga gupfa, wahanwe igihano wagombaga guhanwa, wabazweho ibyaha byawe, nawe ukabarwaho gukiranuka kwe. Ubwo ukicara ahangaha utegereje ko naho waza gupfa mu mwanya nka saa yine ukabuza uti ngewe narangije kwizera Yesu ndajya mu ijoro. Kwizera niko kwande. Sawa rero urakoze cyane, tugushimiye Imana ariko twakire n'abandi. Sana murakoze kandi Imana ije gukora ibyo ishaka kugenda mu nzira yo gukora ibyo ishaka mu zina rya Yesu. Sawa urakoze. Hello? Hello? Turakumva uri uherereye he? Twarangeje musi. Hello? Turakumva nyarutsa. Twarangeje musi. Muherereye he? Umurenge wa Kamembe. Kagari Uganda. Yego. Hello? Turakumva, tubwira icyo ushaka kutubwira. Hello? Turakumva. Hello? Nashaka kuba nta marezo afite. Twakakira undi. Hello? Yego. Neza bitera? Ni sawa. Okay, mnavugana na Kwizera Inkungu. Tubwire unyarukije iminota iri kwihuta. None ni ikintu nshaka kubabubaza. Kabaza bavuga ngo
umuntu ngo yakora ibyaha ngo byinshi ngo ntajya mu ijoro ngo utabikora ngo akajya yaba ari ukubera iki? Wowe se uvuga ngo iki? Ngewe icyo wemera muri ibyo uwumvise bavuga wowe ni iki? Mbonye ikintu nemera mu byo numvise bavuga, wa wundi utabikora ni ujyayo. Naho wa wundi ubikora akaba yajya mu muriro, nza numva bavuga ngo ni umuriro. None wowe se ufite iki muri ibyo byombi? Ufite kubikora cyangwa ufite kutabikora? Ngewe nagomba gukorera Imana ibyo yatuma yanjyana mu ijuru. Naho byo nakora Imana izanjyana kwa Shitani byose nabikora. None se watangiranye natwe mu kiganiro wacyumvise? Kwatangiranye. Wumvise se yuko Kristo atari we nyine wakoze icyaguhesha ijuru? Kristo? Nabyumvise. Icyo yakoze yahagaze mu mwanya wawe kugira ngo ahanirwe ibyo wagombaga guhanirwa. Nagombaga guhanirwa. Ndabyumva. Ubwo no kuvuga ngo kwemera ko yahanwe igihano wagombaga guhanwa. Ubwo bigukuraho urubanza imbere y'Imana, nawe ukagabana gukiranuka kwe. Ubwo ibijyanye rero no gukora, Yesu wawakiriye afite umurimo ashinzwe kuza gukora muri wowe wamwakiriye. Hada turakumva. Ubu nkamwe abo haraho mugeraho gusengera. Ikibazo ufite se ni icyaho gusengera cyangwa ikibazo ufite ni icyo kumenya nyine nimba wumva utunganya imbere y'Imana? Bo icyaza vete ni cyo kumenya nimba ntuniranyije. None se wayitunganiye nyine Imana? Kuko uje naho dusengera ntibyagutunganya, kuko twabonye yuko amaraso atavuye hataboneka kubabarirwa ibyaha. Ubwo naje ugasengana natwe tuvuga ibi ngibi, ntabwo byakugera umukiranutsi cyangwa intungane imbere y'Imana. Ariko wizeye Yesu, naho waba utagera idini na rimwe ubarizwamo, byaguhindura intungane imbere y'Imana. Uko byagaragaye yuko Yesu Kristo ari we wenyine wahindutse inzira n'ukuri n'ubugingo bijyana umuntu mu ijuru. Ahubwo se urumva nyine ukeneye kumwizera? Namwizeraga. None ga urabura iki ngo wizere? Ndabura iki? Bonje kindumbura. Urumva? Yego. Ala. Turi kukumva. Nyarutse dore igihe cyagiye. Bonje kindumbura cyo kumenya haba bose birwa kujya Imana yatuma ibizera nabo. Noneho kubera ko n'igihe cyagiye, urajya ugumye utega amatwi ikiganiro. Ujye ugumye ugitega amatwi kandi turaza gutanga n'inimero za telefone wazifata ntacyo tukavugana. Nta kibazo. Sawa, urakoze cyane. Nama. Alo? Alo? Turakumva. Mwiriwe neza. Yego, nitwa Hagenimana Patrick, ndi hano ku Kacyangugu. Yego. Nge ntabwo nje niba ndamadini wenda ibyo sengeramo wenda n'ibanga ryanjye wasanga nta naryo. Nta kibazo. Ariko hari ikibazo mwavuze, hari ikintu mwavuzeho, ikiganiro cyanjye turanagikunda kandi ndanabashimiye. Alo? Turakumva neza. Hari ikibazo mwavuze ngo hari nk'umuntu ngo uba amaze igihe akora imirimo yibwira ko iyo mirimo ari izamujyana mu ijuru. Yego. None nk'uwo muntu umaze igihe akora imirimo yibwira ko ari gukorera Imana nyine anakora ibyo kugira ngo izamujyane mu ijuru, ntabwo akomeje akayikora akayivanga no kwizera Kristo, hari ikibazo. Ni ngombwa ngo wenda akimara kumva wenda ikiganiro cyaje akagitega amatwi, wenda yikanze avuga ati wenda ibyo nakoze ni impfabusa cyangwa se nzakomeza wenda nkora iyo mirimo, akomeje akabivanga kwizera Kristo no gukora iyo mirimo, hari ikibazo. Umva, igikorwa cyose gikozwe n'umunyabyaha kiba ari icyaha. Naho yaba ari umuntu wagaburiye ibyo kurya
ibyo wita byiza byose kuko Yesu babandi yavuze ngo azaberurira ababwira mu mva imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Yego. Wumvise ibyo bazaba bamubwiye? Bamubwiye ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Yego. Twasenganaga mbese twajyaga mu materaniro. Twaranahanuraga. Ngazabasubiza ngo iki? Azabasubiza ngo mumve imbere mwankozi z'ibimwe kuko ntabwo nigeze mbamenya. Aha, urakoze cyane. Mwankozi z'ibimwe. Nyamara wumva ibintu bari babwiye Yesu ngo twarahanuraga dusengera abarwayi bagakira, tukirukana abadayimoni mu izina ryawe, ntiwumva nkaho byari byiza? N'ibindi bikorwa by'urukundo. Yego. None kuki ababwiye ngo mumve imbere mwankozi z'ibimwe simbazi sinegeze no kubamenya? Byumvikana ko ibyo bakoraga nyine byari impfabusa nta gaciro. Urumva rero icyo turi gusobanura wenda kubera ko n'igihe cyagiye, igikorwa ko cyose kidakoranye kwizera kiba ari icyaha. Yego. Bishatse kuvuga iki rero? Uvuga ngo umuntu yizera Kristo Yesu, urumva? Yego. Katujyane neza. Aho kugira ngo uvuge ngo uri gukorera ibikorwa byiza bizakujyana mu ijuru, hanyuma ubivange no kwizera, ubuguye mu mutego w'umugabo witwa nta bwenge. Yego. Kubera iki? Ubutekereza ko wafata ibikorwa byawe ukabivanga n'urupfu rwa Yesu ukajya mu ijuru. Yego. Ibyo ntabwo ari ibyo kuko ubuvuze ko ibyo Yesu yakoze bidahagije. Yego. Kajya kugerekaho ibyawe. Yego rwose nshimye ko wumva neza. Nuvuga ngo ibyo Yesu yakoreye uwitwa umuntu wese birahagije ku rugero rw'uko ubyizeye wajya mu ijuru. Yego. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwizera ahita ahabwa ubugingo buhoraho. Rero ntabwo umuntu akora ibikorwa ngo abiteranyeho no kwizera wabihomba byose. Ahubwo icyo umuntu akora yizera Kristo Yesu, ukababarirwa ibyaha byawe byose mu izina rya Yesu, ukaronka ubugingo buhoraho, ukagabana impano yitwa Mwuka Wera. Yego. Imana ikaguturamo, Imana ikakubera so, ukayibera umwana. Yego. Nuko bigenda, ariko iyo ushatse gufata ibya Yesu ngo biteranye n'ibyawe urabihomba byose. Mu Baroma harimo ijambo rivuga ngo udakora ahubwo akizera uhindura umunyabyaha kuba intungane. Yego. Ko kwizera kumuhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Yego. Udakora ahubwo akizera ufata umunyabyaha akamuhindura umukiranutsi. Kwizera yizeye uwuhindura umunyabyaha umukiranutsi ngo kumuhindukira umukiranutsi. Urumva rero kugira ngo ube intungane mu maso y'Imana ntabwo bigusaba gukora. Yego. Ahubwo Yesu yarakoze kugira ngo ube intungane nyine. Burya bya bintu byose Yesu yakoze arakiranuka mu isi, ntiyakora icyaha na kimwe. Yego. Ni wowe yabikoreraga ubyegukana iyo umwizeye. Yego. Ubu kuyu mugoroba wemeye ko ibyo Yesu yakoze ari wowe yabikoreye, ukabyemeza umutima, Imana yabikubaraho. Natangiye kugenda mbyakira rwose, natangiye kugenda mbyemera. Natangiye kugenda mbyemera, ahubwo ubwo numva igisigaye twajya tumusaba agakomeza twongerera imbaraga zo kumwizera cyane. Rwose urajya ugumya utega amatwi ikiganiro. Ntabwo cyanjika. Wenda tanga n'inimero zawe kugira ngo tujye tunakuvugisha by'umwihariko. Ni 078. Yego. 23. 22. Yego. 74. Gatandatu. Murakoze. Sawa, namwe murakoze cyane. Sawa, urakoze nawe turagushimiye. Sawa. Hari undi muntu umwe twakwakira. Turakira n'umwe wenda. Alo. Turakumva. Mumeze ute? Tumeze neza, nyarutse iminota yarangiye. Icyo kiganiro mwamwa tugejejeho turagikunda cyane. Kiba cyadufashije natwe buriya. Sawa, urakoze. Turabana nimero za telefone murajya muhamagara tuvugana. Sawa, urakoze. Anibura kwizera nibyo bya mbere buriya. Ntacyo twabitandukanya nacyo. Sawa, uzajya gumitega amatwi ikiganiro buri wa kane saa 2 ujye ugitega amatwi. Gute? Uzajya gumitega amatwi ikiganiro
katubaye nimero. Sawa, turagushimiye cyane, reka dutange wenda inomero kubera ko n'igihe kiba cyanagiye, dutanga nimero za telefone mwaduhamagaraho. Uwaba acikanwe mu bari bari guhamagara afite icyo yifuza kutubaza yaduhamagara akatubaza. Izanjye ni 0783 167 163 0783 167 163. Izindi nimero zanjye ni 0788 87 99 8 7 0782 7 99 8 77. Sawa, murakoze cyane abo twabanye mu kiganiro. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.